rero icyo ndashaka kuvuga nagira ngo nyine nk'uko dusanzwe abera iyo duteranye tuba dushaka gusangira byose ibiri mu mutima wacu. We heard people whenever we gather, we wish to share what is in our hearts. Kandi iyo tumaze gukizwa ntabwo tujya dutuza gutekereza iby'agakiza kacu. And after receiving salvation, we don't cease to think about our salvation. Wibaza byinshi cyane. We always think about it. Mu mitima yacu nyine ngo irimo ibyiza n'ibibi. Of course, in our hearts there is good and evil. Usanga bimwe ari ibyiza ibindi ari bibi. Sometimes you have good thoughts, the other time bad thoughts. Ndetse n'ibyo wibwira yuko ari byiza imwe kenshi usanga ari bibi. Even the things you call good, eventually you find they were bad. Rero kera nkiza hano mu itorero batwigishije ibitekerezo by'umuntu. After I joined the church, we learned about the human thoughts. Ntabwo nabyitagaho cyane. I didn't think much about it. Najyaga nabyibaza ariko si ibitekerezo by'umuntu ni ukuvuga iki by'umuntu atekereza ko umuntu atekereza byinshi ibyo by'umuntu yabivuga iki. I was asking myself, why do they talk about the thoughts of man? Man thinks much, and what should we talk about the thoughts? Ariko nasanze yuko kubera yuko Satani ntabwo yagiye kuba mu mashyamba nk'uko Imana yamutaye nyine mu isi, ntiyagiye kuba mu mashyamba ahubwo yaje kuba mu bantu. But I came to realize that Satan was not thrown in the jungle. Instead, he is now living in men. Kandi pastor ahora atubwira ati Satani ni umutekamutwe. And many times Pastor told us that Satan is a conman. Ni umutekamutwe koko. He is really a conman. Kuko umutekamutwe azakubwira ibintu byiza nta na rimwe ushobora kubona ari umuntu mubi, usanga ari umuntu mwiza cyane. A conman always comes in the shape of a good person speaking good things. N'ibyo akubwira ukumva ari byiza. And you think that what he speaks is also good. N'impamvu akubwira ukumva ari zo. And he gives you the reasons, reasonable reasons. Iyo niyo mpamvu rero nanjye nashatse kuvuga ibintu rimwe na rimwe Satani ajya atubwira ngo ni byiza, akavuga ati ni byiza, nk'uko yabwiye umwami Sawuli igihe Imana yari yamubwiye kujya kurimbura bari abantu tugenda ubarimbure n'ibintu byabo byose ubirimbure, ariko akavuga ati ntabwo nabirimbura byose kandi mo ibintu byiza. This is how I spoke to King Saul. Though God told him to utterly destroy everything, he spared things, saying these are good. Noneho ngo aza gukizamo ibintu byiza, inka nziza, abantu beza, ariko siko Imana yabishakaga. But this was not the will of God. Rero natwe ibyinshi cyane tujya tubifata nk'aho ari ibintu byiza, ndetse tukiha n'urwitwazo rwinshi. We also think this is good, and we also find the reason. Uyu munsi ntabwo uyu munsi hari ibintu biri bufunge imihanda, ubwo rero ubwo imihanda ifunze ntabwo njya gusenga. For example, we may say today roads are blocked, so I cannot go to church. Ibyo rero ni iki? Ni ibitekerezo, ni ibintu wiyumvamo kandi ukumva ari ukuri. These are the thoughts you think they are true. Koko urwo rwitwazo rurahari. Many times we have such excuses. Ariko si urwo rwitwazo n'urw'ukuri. But are they true? Rero n'urugero nari ntanze, ariko dufite inzitwazo nyinshi cyane. So it was just example, but we get many reasons or excuses. Ariko nk'abantu twavutse ubwa kabiri ntitwari dukwiye kugendera kuri inzo zitwazo. But we who received salvation were born again, we don't need to follow such excuses. Rero natekereje ntese ikidutera izo nzitwazo ni iki? Ni ukubera yuko nyine nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, ukuntu umwamikazi Esther yibazaga ati jyewe ndi umwamikazi, nta kundi nyine ndahangaha kugira ngo nzaguma ahangaha mpibere. So as Queen Esther thought, she thought she's a queen just to live in the palace. Ariko ntiyarazi ko hari ikintu agomba gukorera
ubwoko bwe. But she didn't know that she was there to save her people. Impamvu rero yabyibazaga nuko yari wenyine, ariko hamaze kugira umuyobora yabashije kumuyobora mu bwiza ukuri. When she was alone, she thought so, but after getting someone to guide her, she was able to realize the truth. Rero nicyo gituma amaze kubona nyine uriya se wabo yamubwiye ati amubwira uko agomba kubigenza, kandi nawe aramwumvira bigenda neza. So the uncle Mordecai guided her, and she was able to obey him. Rero natwe nasanze abakozi b'Imana babereyeho kugira ngo batuyobore, kugira ngo tugendere mu byo batubwira kandi tugendere mu nzira y'Imana y'ukuri. So I came to realize that the servants of God are there also to guide us in the way of God. Hanyuma rero nongeye kumva irindi jambo pastor yatubwiye muri iyi minsi, atubwira ngo ni ku cyumweru, aratubwira nyine biriya bya Dawidi yigumiye mu rugo igihe abandi bari bagiye gutera, ngira ngo ni muri Samweli wa kabiri igice cya 11. In 2 Samuel chapter 11, when the king were to go to the battle, David stayed at Jerusalem. Yigumira aho ngaho, amaze kuguma aho rero niho yahuye n'iki n'ikigeragezo cyo kubona umugore w'abandi. Staying at home, he got trial to see Bathsheba. Rero iyo tumaze natwe kugenda tukigumira twenyine tukigunga, nibwo dushobora guhura n'ibigeragezo nyine n'ibintu bishobora kutujyana ahandi bitari mu mugambi w'Imana. So being isolated, being alone, we face a lot of trials and temptations to experience from God. Rero ntavuze byinshi, impamvu ngenje gutanga si ubuhamya cyane, ariko no kugira ngo iyo duteranye nyine abantu bagenda bavuga icyo umuntu atekereza, hanyuma noneho n'abandi yenda bikaboneraho kuzamura ibitekerezo byabo nabo bakabyibazaho. So whenever we gather, we share our hearts, and also people are able to get a chance to think about it. Iyo ntekereje rero ukuntu abakozi b'Imana baba batwitayeho mu buryo bw'umwuka, when I think about the servants of God, how they care about our souls. Hari iminsi tuba tugomba kuza hano mu materaniro kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. They schedule times to come here to listen to the word. Hanyuma rero muri iyo minsi imyinshi usanga abantu ari bake cyane. But I see that in those days, not many people come. Rero bigatuma rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibaza ese tubirekera aho ngaho, ntacyo abantu bagira urwitwazo rwinshi rw'uko babuze uko baza, ariko ndumva nk'abakristo dukwiye kujya duterana inkunga mu bintu byo kugirana inama. So I got this heart that we need to advise each other and also challenge each other. Ni ukuvuga ngo iyo ugumye wigumiye wigunze, aho niho pastor ajya atubwira ati iyo ugumye wigunze ukigumira aho ngaho, ukigumira mu byawe, aho niho Satani noneho azakubonera akaza nyine akakugira nk'umwami Dawidi uko yashutswe akajya gufata umugore wa Uriya. Because when we keep isolating yourself, that is the chance of Satan to attack you as he attacked David to take the wife of Uriah. Rero ijambo ry'Imana muri Matayo 5 ngira ngo n'umurongo wa 6 bavuga ngo hahirwa umuntu ugira inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana. In Matthew chapter 5 verse 6 it says, blessed are those who have hunger and thirst of the word. Rero iyo udafite inzara n'inyota ntacyo ushaka kunywa. So without the thirst, without the hunger, you cannot be willing to eat or to drink. Kandi ijambo ry'Imana rero niryo
niryo byo kurya byacu But the word of God is our food. mu buryo bw'umwuka. A spiritual meal. Niba turya ibiryo by'umubiri kugira ngo tubeho, As we eat for our body to live, iyo tutabibonye turasonza ndetse tugashobora no gupfa. without food we get hungry until we can even die. Bibaza natanga urugero ku kana ka pastor kugira ngo yarakavuze, ubaha kararwaye kakanga kurya kakanga kunywa, hanyuma bakajyanye kwa muganga babura indwara yindi ari uko gusa kana kanga kurya no kunywa. Listen to the child of pastor got sick. She could not eat anything. When they took her to the hospital, they couldn't find any other sickness. Ariko ukuntu kari kameze kari karashize But kubera kanga kurya. she was about to die because of having no appetite. Uko niko natwe mu buryo bw'umwuka, niba tutabonye ijambo ry'Imana, niba ijambo ry'Imana ritabaye ryinshi muri twebwe, tuzicwa n'inzara ndetse dupfe. Even as if the word of God does not increase in us, we will get hungry even to death. Rero bene data, yewe ubuhamya nashaka gutanga kwari kugira ngo tubiganireho. Ibyo ari byo byose kubabona abantu bose ukababonera rimwe ntibishoboka, ariko je numvise mu mutima wanjye ngomba kuvuga icyo kintu. So the heart I received to share with you is to challenge, because even if we cannot see all people at once, but we need to talk about it. Abari ahangaha Imana yatugiriye neza, turabasha kumva ijambo ry'Imana, ariko murebe intebe zajyaga ziba zuzuye ahangaha ni ukubera iki? Those who are here, this is the grace of God. We are able to listen to the word, but look at here, there are so many empty seats. Rero yenda sinzi ndisegura kuko ubuhamya ntanze ndumva atari ubuhamya bwanjye ndamubindeba, ariko ni nk'ikiganiro nashakaga guha bene data. Ibyo ari byo byose numvaga ntabyirekeramo. I'm sorry because the testimony is not like the ordinary testimony talking about me, but it's the heart I didn't want to keep. Ese tugume duceceke? Should we keep silent? Abakozi b'Imana bo baratubwira, The servant of God always tells us. ariko twebwe hagati yacu natwe tukwiye kuganira tukagira icyo tubivugaho. Ese kubera iki? Mbese kubera iki abantu bataza kumva ijambo ry'Imana kandi twaravutse ubwa kabiri? Ese izo nzitwazo ni izihe? Noneho tukagerageza nyine, kuko ubundi byaba ari nk'indwara twarwaye. But among ourselves also we need to talk about it. We need to challenge each other. Otherwise it is a sickness. Iyo ndwara rero dukwiye kuyikira. And we have to be healed. Kandi ntabwo tubuze uyituvura. We have the doctor to heal us. Dufite umwuka wera. We have the Holy Spirit. Umwuka wera tuganirize. May the Holy Spirit visit us. Nta nubwo ari twe tubikora, Imana niyo ibidukorera. Because God is the one who can do it. Twebwe ariko dukwiye kwakira. But we need to receive. Ntabwo tugomba kwicara aho ngaho gusa ngo dutegereje yuko Imana ibidutsindagira muri twebwe, natwe tugira geste yo kwakira. We should not just sit still waiting, because you are the one to receive it. Murakoze. Thank you.